Psychology cyangwa se psychology ni urwego rujyanye n'ibijyanye no kwigisha cyangwa se kuvura imitekerereze, imyitwarire, muri make n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, kugira ngo umuntu arusheho gutsinda mu masomo ya psychology cyangwa se yiga ibijyanye n'imitekerereze ya muntu cyangwa se nyine umwuga nyirizina. Nyuma yo kurangiza hari ubumenyi ndetse n'ubuhanga bwa ngombwa cyane bigomba kubakwa cyane ndetse no gutozwa hakiri kare. Ubushakashatsi bwerekana ko ubuhanga nk'itumanaho, ubushobozi bwo gukemura ibibazo, ubushakashatsi, kureba ndetse no gusobanura neza imyitwarire, ubuhanga mu mibare ndetse n'ubumenyi bw'imibanire n'abandi bantu ari ishingiro ry'umwuga wa psychology cyangwa se psychology mu bihugu byose, yewe n'u Rwanda rurimo by'umwihariko. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gace kacyo tubagezaho buri wa kabiri tukagaruka ku bijyanye n'ubumenyi cyangwa se amateka y'abahanga babayeho cyangwa se ibyo bagiye bahimba. Uyu munsi wa none rero tugiye kugaruka ku ngingo ishobora gufasha abantu bari kwiga cyangwa se barangije kwiga ibijyanye n'imitekerereze ya muntu. Psychology ni ubumenyi ndetse n'ubuhanga bukenewe cyane mu mwuga wa psychology cyangwa se psychology, siyansi y'iby'imitekerereze ya muntu. Njye wakusanyirije ibi ngibi kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Iki kiganiro tugiye kugirana kirasobanura neza muri rusange ubuhanga bukenewe mu kwiga ndetse no gukora psychology cyangwa se psychology, iyi siyansi y'iby'imitekerereze ya muntu. Ndetse turatanga n'ingero z'uko ubwo buhanga bukenerwa cyane cyane mu Rwanda mu kwita ku buzima bwo mu mutwe muri rusange. Uburyo bwa mbere ni ubumenyi mu itumanaho. Psychology cyangwa se psychology, iyi siyansi y'iby'imitekerereze ya muntu ishingiye ku bantu. Uwo mukobwa cyangwa se umuhungu ushaka gukora mu buvuzi bw'imitekerereze ya muntu agomba kuba ashoboye kuvugana n'abantu bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima, ibikomere byo mu mubiri cyangwa se ibikomere byo mu marangamutima, physical and emotional wounds. Umuntu ushaka kuba umupsychologue agomba kuvuga mu buryo bwumvikana kandi bwuje impuhwe. Agomba kandi kumva neza, active listening. Agomba kwirinda gucira abandi imanza, judgment. Agomba kugaragaza neza ubwuzu n'ubushishozi. Agomba kandi kugira ubushobozi bwo guhosha amakimbirane ndetse no gufasha abantu bari mu kaga. No ku bushakashatsi, abashakashatsi b'abapsychologue bakeneye gutanga raporo zinoze, kwandika amakuru neza ndetse no kubasha gusobanurira abandi ibyavuye mu bushakashatsi. Isomo cyangwa se ubushobozi bwa kabiri ni ubumenyi mu bushakashatsi. Kwiga psychology cyangwa se psychology bisaba umwanya munini mu bushakashatsi, uhereye mu masomo yo ku rwego rwa A0 cyangwa se nyine no kugera kuri masters. Umukandida akoresha igihe kinini mu gusoma ubushakashatsi, ibizwi nka literature review, kwandika ndetse no gukora ubushakashatsi bwe, gukora igerageza experiment cyangwa se nyine gukusanya amakuru, data collection. Abize psychology bigishwa uburyo bw'igerageza, gupima imitekerereze psychometrics, ndetse no gukora ubushakashatsi bushingiye ku mibare, statistics. Ku rwego rw'u Rwanda rero ubushakashatsi mu buzima bwo mu mutwe bukomeje kwiyongera cyane kubera ubukene, ihohoterwa, amakimbirane mu miryango ndetse n'ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibyo byose bisaba abashakashatsi bafite ubumenyi buhambaye. Isomo cyangwa se ingingo ya gatatu y'ingenzi cyane ku muntu ushaka kwiga psychology cyangwa se wayize ni ubumenyi mu gukemura ibibazo, problem solving. Ubu ni bumwe mu bumenyi cyane bw'ingenzi mu mwuga wa psychology cyangwa se iri somo ryiga imitekerereze ya muntu. Ubushobozi bwo kumenya neza ibimenyetso, gutanga isesengura, gushyiraho uburyo bwo kuvura treatment plan, ndetse
no kugenzura intambwe bishingira cyane ku bushobozi bwo gukemura ibibazo. No mu bushakashatsi rero, umwarimu cyangwa se umushakashatsi akenera ubushobozi bwo kubaza ibibazo bifite ireme, research questions, gusesengura ibivuye mu igerageza. Ingingo ya 4 ni ubumenyi bushingiye ku kwitegereza, observation. Gukora mu buzima bwo mu mutwe bisaba ubushishozi ndetse n'ubushobozi bwo kwitegereza no kubonamo ibyo abandi batabona, nk'imvugo y'umubiri, body language, imyitwarire yihishe, imitoma cyangwa se amagambo atavuzwe mu buryo bweruye, implicit communication. Mu Rwanda aho usanga abantu benshi bakunda guhishira ibibazo byabo byo mu mutwe kubera imyumvire, ubumenyi bwo kureba ndetse yewe no kumva ikigaragara n'ikitagaragara burakenerwa cyane. Ingingo ya 5 ijyanye n'ubumenyi mu mibare, statistics and numeracy. Nubwo abantu benshi bumva ko psychology cyangwa se siyansi yiga iby'imitekerereze ari ubuganga bukoresha amagambo, ni ngombwa kugira ubumenyi mu mibare ku rwego runaka. Uwiga psychology agomba kumenya neza, kumenya gusesengura amakuru, data analysis, kumva probability, gusobanukirwa neza correlation and causation, donc isano riri hagati y'ibintu cyangwa se icyateye ibintu. Ibi rero bikoreshwa mu bushakashatsi, hazamo no gukora cyangwa se gusoma neza imibare ikoreshwa mu bushakashatsi nyine. Ibi rero bituma abashakashatsi b'Abanyarwanda cyane cyane bashobora gukora ubushakashatsi ku kibazo cy'imitekerereze mu batuye u Rwanda ndetse no mu gushyigikira politike y'ubuzima bwo mu mutwe. Ingingo ya 6 ni ubumenyi mu mibanire n'abantu, interpersonal skills. Abakora psychology cyangwa se nyine abiga ibijyanye n'imitekerereze ya muntu bahura n'abantu bafite inkomoko, imyizerere, imico n'imiterere bitandukanye. By'umwihariko mu Rwanda rero, abakiriya cyangwa se abaganiza serivisi zijyanye n'iby'imitekerereze ya muntu bashobora kuza baturutse mu miryango ifite ubumenyi butandukanye ku buzima bwo mu mutwe. Umupsikologe rero aba akeneye kugaragaza impuhwe, empathy, kumva umuntu atamuciriye urubanza, kuba inyangamugayo ndetse no kwizerwa, kubasha kwakira amakuru y'ibanga. Ibyo byose ni ingenzi cyane kuko abakiriya baba bagomba kugira icyizere cy'uko ibyabo byose bizakirwa mu ibanga cyangwa se nyine bikanakoreshwa mu nyungu zabo gusa. Ingingo ya 7 ijyanye n'ubumenyi mu kwiga neza, study skills. Psychology ni isomo riri mu masomo akenera ubushakashatsi bwinshi, gukora ubushakashatsi, gusoma byinshi cyangwa nyine no kwiga amasomo yihariye. Ibyo byose bisaba gutegura neza uburyo bwo kwiga, gufata inyandiko zigororotse, gushyira gahunda mu masomo ndetse no gukoresha uburyo bwo kwiga butagombera umuvuduko, spacing effects. Abenshi binjira muri kaminuza bafite imyitozo yo kwiga bakuye mu mashuri yisumbuye, ariko iyo bageze mu mashuri makuru babura uburyo bwihariye bwo kwitwaramo neza. Kwiga muri ubu buryo rero bwa Study Skills Center cyangwa se nyine gushaka abarimu bihariye babafasha mu mashuri makuru birafasha cyane. Kandi ku musozo w'iki kiganiro, iri somo rya psychology cyangwa se psychology, isomo ryiga iby'imitekerereze ya muntu, ni isomo rishimishije, rishimangira ubumenyi butandukanye kandi rikeneye ubushake. Kugira ngo ube umuhanga muri uyu mwuga, ugomba kwigirira icyizere, ugomba gukomeza kunoza ubuhanga bukomeye bw'itumanaho, ugomba kandi kwihugura mu bushakashatsi ndetse no mu mibare, yewe no kunoza ubumenyi bwo kumenya neza abantu ndetse no kubumva, tutibagiwe no gukomeza kubaka imyitozo yo kwiga neza. Mu Rwanda aho kwita ku buzima bwo mu mutwe bikomeje kugira agaciro gakomeye, abafite ubumenyi burambye muri psychology cyangwa se nyine iyi siyansi yiga iby'imitekerereze ya muntu bazakomeza kuba ingenzi mu guteza imbere ubuzima bw'abantu n'imibereho myiza nyine y'imiryango. Ngayo nguko rero iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Niba wagikunze kino ukore like, bibutsa ko kino kigaruka buri wa kabiri w'icyumweru
tukagaruka ku mateka y'abahanga babayeho cyangwa se ibyo bagiye bandika bahimba. Njye wabibakusanyije kandi wabibagezagaho nari Muhire psychologist. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description, naho gutamba ikindi kiganiro.